tuhayibona abana bagiye bavuka wenda mvuge nka hariya mu mainterieur abana baza bahe ariko ino mu mujyi ese wakuzoye kumwana warabyaye waratwita amezi 9 ubyaye umwana ariko uramwishe urazumva uwo muntu aragwara afite biriya byose bita ama hallucination n'amayillusion ni ukuvuga ngo umuntu ababona cyangwa abayumva ibimubwira ati ica umwana kora ikigira gute kandi nyine ni amajwi gusa yumva nta bantu baba bayumva muri we aba yamaze kugira icyo bita amadelire delire rero ni ukuvuga ngo ni perte ya sens de la réalité ni igihe ubu bwenge butubwiraga burya twavuze kukuri kw'ibintu ni ukukuza kugenda umukobwa arashatswe afite umugabo aratwite arabyaye agomba kurera agomba konsa ariko giye akoze kimwe y'ibyo hello guys amakuru mufite mumeze neza murakomeye natwe turaho tumeze neza murabibona ko tumeze neza namwe turabifuriza rero kumererwa neza Imana ikomeze ibagire neza ibiteho hanyuma twagarutse turi kumwe n'umutumirwa wacu umuntu wanjye nama na hano buri gihe turakwakiriye cyane murakoze wisange hano ni hahandi kuri channel gusa ntiyabaye yawe ariko ni ngaho ari wowe nyirayo rero wegere cyane murakoze cyane wegere cyane turagukunda tukugarukana kenshi kubera ko uduha amasomo meza afasha abantu benshi ntafasha njyewe nyine afasha n'abandi benshi rero ikaze byinshi wisange uduha amasomo menshi hanyuma turagarutse dufite topic ivuga ku ndwara ituma abadamu batonsa abana madamu yamaze kubyara agahita afatwa n'indwara igatuma yantunga konsa wa mwana ariko tutarabijamo tutarayivuga iyo ndwara dufite umuganga wacu ari buze kubidusobanurira hariho abadamu bamwe bazabamagambira akamavuga ngo njewe sinzonsa umwana akabigambira noneho ataranabyara rero ico kintu nshaka ko ukidusobanuriraho ese uriya muntu wabigambiriye atarabyara ndetse bamwe ndarango bakikora amakuru bakamagambira ati nje sinzonsa abana nzonza mbaheza amata kubw'impamvu zo kudakenera ko umubiri wiwe ngusaza rero uwo muntu wabigambiriye ese yangwara kera yaramufashe cangwe hariho abafatwa n'indwara hakaba n'abandi badafatwa n'indwara rero nshaka ko udusobanurira iyo ndwara ifata abadamu bamaze kubyara murakoze cyane kwikaze mukomeje kuza muduha ngira twabaye abasangwa niyo mutori duha n'ibisanzwe ariko nabyo si umuco mubi mwiza kuwe umuntu ashitse ahantu ntibamwakire hari igihe nyine uvuga ati aba bantu barasa nkaho bamaze kundambirwa kandi bazaca umugani ngo uruta kwisa umushitsi mutabarugwa muza mukomeza mu bitange tuza twumva ko wenda tukiri kumwe mudukeneye ariko kandi nihagera nyine aho mutazoba mukidukeneye muzotubwire nabyo tubimenye tureke muzabona tutabagaruye nimubona tutabagaruye tuzabimenya tuzomenya ko tutakibitayeho igihe cyose mukibikora tusoba twumva ko turi kumwe urakoze waruvuze ngo tuvuge ku ndwara ifata abadamu bigatuma batonsa bashaje batita ku bana batita ku bana
ubushize twaravuze tuvuga hejuru y'indwara turavuga ngo kategori psychiatrique ni zibiri. Indwara zo mu mutwe ziba mu bice bibiri binini, si ukuvuga ngo ni zibiri ariko zifite ibice bibiri binini. Hari icyo bita amanevrose. Nevrose rero umurwayi aba arwaye ariko il est encore conscient de son trouble, amenya ko arwaye, aba atarageraho urwego arwara kugezaho aba waba malade qui s'ignore. Hariho abarwaye ariko batamenya ko barwaye, kandi abo ni nayo kategori ikomeye. Umuntu iyo agezaho arwara atakimenya ko arwaye aba ageze kure. Ibyo rero turavuga mu gice cya mbere ni nevrose. Twagiye tugisangamo indwara zirimo za depression, zirimo za mani, zirimo ama état de stress post traumatique, tuvuga ko zirimo ama anxiété, ama troubles anxieux généralisés, ni nkuko cyangwa ibyo bita ama trouble maniaco dépressif cyangwa trouble bipolaire. Ushobora gusanga umuntu ari muri episode depressif, yatangiye afite depression, ariko uko biri kuza nimba icyumweru yari muri depression ikahava akinjira mu cyo bita mani. Ibyo nibyo bikanona amatrouble. Ni bya bindi wasobanuye, tuvuge umuntu afite depression arazamutse cyane, ari hasi. Ni baisse depression, ni baisse d'énergie physique et mentale. Ariko nyuma noneho yihinduye indi noneho akagira elevation d'énergie physique et mentale. Uwo ni we mu mani yake aba afite icyo bita la mani. Rero yitwa gutyo. Hariho depression ukwayo, hariho mani ukwayo, ariko noneho akagira ugira kimwe yazo, akagira icyo bita trouble bipolaire. Bi mu kiganga ni ukuvuga ngo ni ibintu bibiri ariko no mu gifaransa. Noneho ugasanga umwanya icyumweru umwe yazamutse, undi mwanya yagiye hasi. Icyo gihe rero nibyo bita ngo ni amatrouble maniaco depressif. Soit icyumweru cya mbere yari muri mani, bitewe ariko n'indwara, bitewe n'indwara yagize ya crise cyangwa nyine yasanze ari muri episode maniaque. Icyumweru gukurikiraho agahita aja mu cyo bita noneho depression. Hanyuma tuvuga ko hari indi kategori ya kabiri, ibyo bita ngo ni amapsikose. Mu mapsikose rero umuntu ntaba akiri conscient de son trouble, aba yamaze kurwara. Kandi n'izi z'amanevrose twaravuze ngo iyo batazivuye zirayivuriwa zigahinduka amapsikose. Umuntu afashijwe bakamuvura bishobora kurangirira, ariko iyo atavuwe agakomeza agira bwa burwayi, nubwo buba buri muri ya kategori ya mbere bita ngo ni amanevrose, birayivuriwa bikagera muri psikose. Hanyuma rero iyi tugiye kuvugaho icyo bita psychose puerpérale cyangwa postpartum, ni ubwoko bumwe bw'izi ndwara z'amapsikose zo mu mutwe. Muri psikose hari icyo bita la psychose aiguë, la psychose puerpérale, n'iyo bita noneho la schizophrenie. Uyu munsi rero mwahisemo ko tuganira kuri iyo psychose puerpérale ifata abadamu n'abakobwa. Ni ukuvuga serare de fois ku bagabo. Umugabo nawe ashobora kugira udusinyi tuza kumera nkayo, ni nk'igihe umwana avuka mu rugo. Umugabo yogira udusinyi atataye, umva uko biba bimeze. Umugabo ashobora kugira utwo tubazo dushaka gusa nkaho yayigize, ariko ntinabafata, ariko nyine nawe hari wisanga afite utwo dusinyi. Ni nko kuvuga ngo umwana yavutse, yamara kuvuka bigasa nkaho byamugoye kubyakira, urabyumva, akasa nk'ugiye muri alerte. Umwanya wose aguma avuga umwana yoba yarwaye, umwana atari guhumeka neza, ibintu bene ibyo, urumva nawe aba yagizemo nk'utuntu. Byose biraterwa n'uko ntiyakiriye kuba yabonye umwana, bigatuma amuhahara cyane. C'est le contraire, we n'uriye utamufata nawe afite utwo. Ariko iyi ndwara rero la psychose puerpérale ifata les filles et les femmes en âge de procréation.
ni ukuvuga iki ni abadamu n'abakobwa bari muri bya bigero by'imyaka yo kubyara kandi kenshi igaragara nka inyuma y'ibyumweru bingaho umuntu amaze kugwara. none se ubundi iyo ndwara ifata n'abatarabyara n'abadatwite irabafata kuko uravuze ngo ni indwara ifata ba bantu bageze mu bigero zo kubyara cyangwa se bageze mu mwanya wo kubyara. ni ukuvuga iki iyo bavuga ngo anaje de procreation bavuze ko muri wa mwanya bari mu mwanya wo kubyara. icyo gihe ashobora no kuyigira agitwite ariko cyane iba babyaye. icyo rero wari uvuze ngo hari ababigambirira bariya babigambirira turi hano twavuze ngo ni indwara ifata le fille le femme en âge de procréation. urumva ko n'abatarabyara iteze presije ibibafashe none wowe ni kuki wumva ko umuntu wavuga ngo ntazonsa umwana ukumva ko il est normal santé yiwe noneho yo mu mutwe ubuzima bwo mu mutwe la santé mentale twaravuze ngo ubundi kiranga ko umuntu afite ubuzima bwiza bwo mu mutwe ni ibintu bitatu. D'abord c'est être en harmonie avec lui-même. wewe ubwawe nuko wemezanya n'ubwenge bwawe ko nta kibazo kirimo. igihe kera umuntu ahaye avuga ngo azobyara ariko ntazonsa umwana hariya kera akadoze kavuga ngo il n'est pas en harmonie avec lui-même ou elle-même. icyo nicyo kintu cya mbere kigaragaza ko umuntu ashobora kuba deja ari mu bibazo. ni ukuvuga ngo tu es en harmonie avec soi-même. uzi norme ziregisaba, uzi ngo aya masaha nayo kuryama, uzi ngo aya masaha nayo kubyuka, uzi ngo aya masaha nayo gufunga. umudamu arabizi ko nabyarategerezwa konsa umwana, kwita ku mwana, ariko wowe urabigambiriye ni normal. ariko ni ya normal mu gihe deja kuvuga ngo sinzonza ikihe kimumotiva mwebwe ntimukizi. reka ndeke kugira affirmation gratuite kuko nta mugwayi wanzaniye hano ngo tubikorerero. ariko deja uwo muntu ubwenge bwiwe bwagize ikibazo. il n'est pas en harmonie avec elle-même. icya kabiri kiza kiranga ko umuntu afite ubuzima bwiza mu mutwe ni ukuba en harmonie avec les autres muri société uko ibayeho les normes et valeurs bijya za ndangagaciro ziri muri société. umukobwa arabizi n'umuhungu mu myaka ibiri azoshaka, nashaka azobyara, nyuma yo kubyara azonsa umwana azamuka. urabyumva muri société ko ugomba kurwanya n'abaturanyi bawe mu ma église mu mirimo n'ibindi byose. aho icya gatatu rero nicyo baza bita ngo ni savoir faire face aux difficultés de la vie. icya mbere uremezanya n'ubwenge bwawe ko buri ku murongo ubwawe wenyine ukemera ukamenya ngo ubwenge buri ku murongo. uzi ngo izi saha abantu baza baryama, uzi ngo izi saha abantu baba babyutse, uzi ngo izi saha nizo abantu bafungurira, uzi ngo ubu ngubu nari ntaroga ngomba koga, uzi ngo uraja ku kazi aya masaha, uravayo aya ngaya, uraja gusenga. zijya porogaramu zose abana bavuye ku ishuri bafasha beyade. abana hari aho ushaka kubaroza nimba ari ukubatemberana. uzi ko umuntu akwiriye kuba yambaye imyenda, uzi ko umuntu akwiriye gusa neza yoze n'ibindi. icyo gihe ubwenge bwawe ko burakwereka ko mu by'ukuri nta kibazo bufite. imvura nimba iguye ugomba kugama, izuba nimba ari ryinshi ugomba kuja mu nzu cyangwa mu gicucu. turabyumva. nimba ugiye kuja ku muhanda ugomba kuba kure ukamenya ngo nta modoka ije, ariko uzorebe bariya abantu barwaye umushoferi niwe ugomba kumenya gusuka mu kwezi. yarahagarara mu muhanda apana n'abarunaje ntibaza bahagarara. urabyumva rero uramenya ngo hari igicucu ubu unogira, uramenya ngo harashushe umwana ari yambaye ibintu bishushe mu bimwambara,
uramenya ngo harakonje mamwambika umupira kurumva ivyo byose tie en harmonie avec toi-même ubwenge bwa uyu munsi ukamenya ngo nusome tel jour c'est lundi ou mardi itariki nizi ukwezi n'uku umwaka n'uyu aho ndi bahita gutya cya kabiri kubana n'abandi muri société cya gatatu rero c'est savoir faire face aux difficultés de la vie ubwenge l'intelligence c'est la capacité qui nous permet de nous adapter à de nouvelles situations ubwenge si ikindi ni igihe umenya ngo yani ndangije kwifuza cyo bituma njye muri cya gihe twari ko tuvuga ati ubwenge buvukana n'ubwoba ubwoba buvukana n'ubwenge n'ubuhemu umutima ukavukana n'ubupfu kogabwo yadanje wowe nti wayevaniwe ibyo byose ko narimvuze hanyuma rero wa muntu mwumva bivuze ego buriya umuntu yatavuze nti tuza tumenya icyo icyo kurumva ari kumenya icyo umuntu ari cyo yavuze ego kumenya ko nkomeye cyangwa ndakomeye ibyo mvuga biri ku murongo cyangwa bitari ku murongo nuko nganiriza ego cecetse ntiwomenya ngo mfite ubwenge ntiwomenya ngo ntabwo mfite ariko mvugishije urabimenya umuntu yatarinze avuga ntacyo mumenya ariko yatangiye kuvuga deja twebwe ni sinye ya mbere y'icyo bita amadelire delire nazo bazavuga ngo ni perte de la réalité umudamu wese azi ko iyo abyaye agomba konsa umwana ariko nimba ategura kubyara ariko akavuga ngo ntazonsa umwana ageze ku yagwaye afite ibibazo yaragwaye afite ikibazo kuko nta mpamvu igomba kubamo iyo kuvuga ngo umuntu ntiyonsa umwana yamubyara mwese amakoze agaragaza ko umuntu yagwaye nyine kaya nayahe masinye tubanze tureke koze sinye zigaragaza wa muntu ko yagwaye aho uriya muntu sinye ziranga umuntu wagize ico kibazo cyiyongwa no kuvuga iki twari tuvuze mu kintu cya mbere hari icyo bita ngo ni refi de la prise en charge du bébé ni ukubyara ariko ntiwemere konsa umwana cyangwa no kumurera no kumwitaho uwaba yagwaye rwararanga icya mbere navuze ko ni ukwanga kwita ku mwana wabyaye kutamwonsa kutamukorera ibisabwa byose icyo ni ukuvuga ko umuntu yagwaye igituma umubyeyi wabyaye yanga konsa umwana icyo ni ikibazo ikigira kabiri hari icyo kiza kizamo ashobora guta umwana nk'aba bantu muza mwumva babyaye ata umwana kuri puberi hari icyo ashobora kumuta yagize nk'impuhwe ariko hirya yo kumuta hari icyo bita ngo ni infanticide ni ukwiyicira umwana warabyaye waratwita amezi 9 ubyaye umwana ariko uramwishe urabyumva uwo muntu aragwara afite biriya byose bita ama hallucination n'amayidisiyo ni ukuvuga ngo umuntu ababona cyangwa aba yumva ibimubwira kora ikigira gutya kandi nyine ni amajwi gusa yumva nta bantu baba bayumva muri we aba yamaze kugira icyo bita amadelire delire rero ni ukuvuga ngo ni perte ya sens de la réalité ni igihe ubu bwenge butubwiraga burya twavuze kukuri kw'ibintu ni ukukuza kugenda umukobwa arashatswe afite umugabo aratwite arabyaye agomba kurera agomba konsa ariko bwiyo akoze kimwe y'ibyo aragwaye kuko biriya wowe ubyumva umuntu ngo yavuze ngo ntiyonsa kuri iki cyo kuvuga ngo akeneye kuguma ngo ari umujene adasaza ninde wakubwiye ko ubusaza buza buheparanya batanabyaye sinzi cyari twarabivuze nawe ubwite abihebeye imana tubahwe cyane
ariko nabo bazabaho bakageza igihe cyo gusara. Sara muka Aburahamu yarashaje kandi Sara niwumva amakuru yiwe na Iburahimu nta wundi mwana basubiye kubyara. Nikako bimeze ndagira ngo ni mubaye niko ndabona ko kuko aba yaravuze nta handi azavuga uwo mwana wundi wo kwa Sara na Aburahamu. Bivuze ko ni isezerano ry'Imana ryari ryaruzuye ariko kubyara byari byararangiye. Urumva rero nuko hari ibintu bimeze gutyo. Noneho niyo cyo bituma nkubwira ngo kubivuga tibisobanura ngo wabigambiriye, kurabivugishwa n'iki. Uwo muntu ninde ubabwiye ko ubwenge bwiwe buri kuri ngo nibyo bigezweho. Umuntu ni umurwayi akujana kwa Argentina n'ahandi, mwebwe ngo mufite umuntu ngo yaranze ngo atazonsa umwana ukubera ngo atazokicura. Kurumva ko unanirwa kwita ku mwana wawe wabyaye wo kuragwanya kukicura, umwana akisanga afite ibibazo byose by'uko umwana utonze icambere systeme immunitaire yiwe ntiba yubakitse kabisa. Ibi byose lele additionnel byo kongeraho aya mata France ibikiza kigozi n'ibindi bagenda bagira hariya biriya ni amasibisititi. Icambere nuko umwana wonse uri umubiri wiwe ubukingiye. Hari ibintu abantu bafata bindi byakozwe bitari byo mwimerere, amata n'ibindi kuko biri fabrice biriya abenshi abana uzorebe Imana yatangiye guhabwa nk'amata cyangwa ibindi bintu. Umwana mutoya kenshi bagira ibibazo by'amaresha, hari ukuntu n'umubiri utabyakira, ariko nta mwana wokonka ngo agire ikibazo cy'amashereka. Ni ibintu natirere Imana yaremye. Amashereka umwana wonse arakomera, umubiri wiwe uba wubakitse, kandi uwo n'umwana uzosanga afite ikintu cya interaction n'ababyeyi, afite ubusabane n'ababyeyi kuko bwo hafi ijya affection. Umumama uhawunze umwana wiwe ni nacyo bituma n'abana kenshi niba abantu bagira bakabashira mu maberso n'ibiki pone kizungu, ariko kandi uriya umwana afite kumva la chaudière y'ababyeyi obezwe bitarebye abantu bene abagira ibitotsi byinshi baba batinya ko bujyamira umwana agomba kuba ari hagati y'ababyeyi, akumva ko ari entouré, ari muri sécurité, ahantu ari ni heza. Utonkeje rero azakurana de frustration, manque ya affection, ikintu kizamuaffecta ubuzima bwiwe bwose. Ni ukuvuga ngo nawe wawunzi ntazagira affection ku bana. Gira gute nawe. Hanyuma rero ico kiba kimeze uko umwana yagize manque d'affection, meme na conscience intellectuelle yiwe buriya bwiwe usanga hari ibyo agiye atakaza, amagwaragurika n'ibindi birenze. Hari ibintu byinshi, ingaruka nyinshi ziri ku bana batonze. Icyo bagiye umubyeyi ntako yabaye yabyaye araye. Amakuru yose ntibaza bayamenya abakozi b'Imana b'abapasiteri, ariko ngo ni uwo gutenga. Iyo tenga kandi yabaye wega kuravuga ko hari ababikora, hariho ababigambirira, mvuze abo ngabo nibo wo gutenga. Niko mpaye nimba hari ubikora atagwaye, nubwo je ntabyemera kandi sinja kwetiketa umuntu ko agwaye mutamuzanye ngo ndebe, kuko simwe sisobanura ko umuntu yaba yagwaye. Ariko nimba hari ubikora wabigambiriye akabikora ari consciente y'ibyaha ikanisa rimuteye itari ingwara yatumye muranda kuba inconsciente, ntamenye ikibazo afite, haba ari muzima no gutenga. Abapasiteri bakuriye kumutenga kuzo batenga abantu kubera ko yanse ko konsa umwana. Ngo ni umuntu wamubwiranya n'iki umwana bijya nakubwiye ati abantu ikibazo nuko n'abavuga kuri ibi by'ama
planification planning familial abantu bagira ngo ni ibindi bintu ariko bitewe n'ukuntu ababyeyi batitwararika abana none kurumva ubyara umwana w'imfura ntumwumvisha n'abandi ga bose bazompatiye bana uhaye ukorera ibyo bintu ubundi ntitubizi ariko ne passe nous retient toujours les deux amateka ntituyasiga aradukurikirana ibyo turi byo none bifite lerasine muri passe iriya ingaruka nyinshi ziri mu miryango abana kutiga uburara n'ibindi biterwa na za veki bagiye bagira mu miryango kandi hanze hanga kuva ibindi ariko ibinini bibera mu miryango bihera ku umwana mbere yuko agira ubwenge aba akoreshwa iyo avutse n'icyo bita instinct ni capacité nayo iri mu muntu ituma akora ibintu nkaho tiba butaraba ubwenge ariko agahita umwana aravutse icyambere kugira ngo mwumve ko anakomeye azari kuko aba yisanze muri environnement itari ibyaramenye urabyumva agomba kurira kandi kujya umwana iyo arize ni sinye nziza kuko utarize deja harimo ibibazo bijanye na quotient intellectuel mu bwenge hanyuma rero wa mwana ari amakenera konka kandi ntawamwigishije ariko umwana ari amatangira akenere konka nakenera konka mama we namuha iberi ntaba anafite n'amashereka ariko umwana uko ahaye akomeza gukurura arasitinira mama we kugira ngo amashereka aze umwana yumva kandi namara konka agubwe neza aryame asize urabyumva rero ariko si umwana utonze uwo umwana nta kibazo yagize ngo tuvuge ngo yanze ibere mama we ntiyapfuye arahari cyangwa ngo nawe afite indwara yatumye atonka bene ibyo bibazo ubwiye gushira mu bana ikibazo ibintu byinshi abantu bakora ngo tutamenya ingaruka zabyo ni ubujiji kandi ubujiji nabwo ni indwara uwo muntu ikibazo ntiyobibwira nk'umufiyanse ariko akakubwira ngo azobyara ntazonsa abantu uko ushaka ngo washatse umugore ni uguhita urekera ukamusigaho nyine satani no kwamukomesha ni ukumusigaho ngaho nyine niba abantu bagenda ngo abahayihayi ngo umujyi ntiwayibona hari ibintu igihe cyose duhakana icyo turi cyo tugashaka kuba icyo tutari cyo bigira ingorane igihe cyose duhakana icyo turi cyo tugashaka kuba icyo tutari cyo bigira ingorane tuwayibona abana bagiye bavuka wenda mvuge nka hariya mu ma interiyeri abana baza bahe ariko ino mu mujyi ese we akuzuye ku mwana nzambeka nyawe ofete icyo nari nshatse kuvuga kujya mu bigirira umwana akamaro umwana akiyumva akamererwa neza nibyo ni ukukikira umwana no kumukikira kumuheka umunsi uri kumusekera bene ibyo byose biramufasha ku mugongo kagashuhirwa umwana akamererwa neza biramufasha tubona ibi ngibi kubera ko abantu bigana abanyafurika nyine imigongo yabo iri desitine guheka abana ariko abazungu n'ibiryo by'amaporotaje kanguru bakubita umwana hano kandi uko niko abana babo barabimenyereye ariko icyo nari nshatse kuvuga ntabwo twari dukwiriye kwiyambura icyo turi cyo ngo twigire icyo tutari cyo kumva ibyo biranagoye simbizi icyo baba bashaka nyine ndafata ko ni nk'indwara kuko umuntu ahabwa ngo akeneye kwanga gusaza n'abafite utuzi se konseye ukamira umwana muri bibero
ukamire usiga usige cyaga iwabo mutaza kuza umukamira ari amashini ariko se wanga ko umwana yonka urabona ko uyo mukamira ko ndagira ngo icoroshe nukonka kurenza gukamira ibyo byose none ari nkubwiye ngo ingorane ziraho abantu bashaka kwiyita ko ari abasirimu bageze mu bintu ni nko kuvuga ngo niko kuba abantu bari civilize ariko buriya ni ubuswa udafite izina kandi byinshi dukora hanini ni ukubura ubwenge la Bible déclare ngo mon peuple périt par manque de connaissance taifa langu huangamia kwa kukosa maarifa ubwoko bwanje burashize kandi buzize kutamenya kuriya ni ukutamenya kuba ubikoraga wa wundi tuba tubona wabigambiriye ariko rero sinanabyemera ni umurwayi fo kumuja aba yaragwaye cabi hegere yatangiye kubivuga yaragwaye ariko nimba adahari nawe tumushiremo ikintu avuze ni amakuru mu information ni ukuba ari umuntu udatekereza none se ubundi iriya ndwara iterwa n'iki indwara zo mu mutwe kenshi twage tubivuga turavuga ngo hari amakoze génétique biologique biza bitewe na heredité ibyo ababyeyi bashobora kuraga abana babo biologiquement génétiquement mu ADN abantu bavuka mu mafamiye y'abantu bagize amapsikose abo ngabo d'office bari expose iyo ni impamvu ya kabiri niza ndwara n'ubundi twavuze umuntu ashobora kuba yari afite nevrose ariko ikaevoliwa ntiyitabweho ikamugeza iriya muri psychose ikigira gatatu ni c'est la société ka gaciro twavuze abantu batangira kubona gatera ibibazo byo mu mutwe je comprendrai ikintu nemere ku muntu baza bahura n'ihungabana rya traumati bonsa abana n'abana baba babyaye abana mu gihe bahuye n'ihohoterwa bafashwe ku nguvu bakabyara abana kandi wenda uwo bamubyaranye senenemi n'umwanzi duhereye kuri ico cyane ko umuntu yo mwice n'ababyeyi agakora ibyo abo benshi nabo baza bahura izo ngaruka barazigira ariko noneho bo birumvikana senofeki n'ijya trauma ntabona umwana abona wa muntu ariko izo nazo ni ingaruka abana bagenda bahura nazo ariko ari abavictime y'ubusa umwana ni ukuvuga ko mama wiwe kubera agahinda yagize kubyara umwana bitari biteganijwe akamuzarirwa n'umuntu mubi wamufashe ku nguvu bikageragaho noneho bo bari n'abantu bamwiciye n'abantu kubwira abafatwa biriya by'amakidnapping n'ibindi hari igihe by'ayiwanana abaragize trauma uwo wenyine niwe bavuga ati nawe niyitagagaho yaragwaye iyo n'indi kose ariko noneho umuntu wundi ubikora ndehoro y'ibyo urumva ko ni ikibazo ariko kuri abo bahuye n'iryo hungabana nabo bikenewe ko bafashwa iyo bazwi bategerezwa gufashwa pendant la période de la grossesse après accouchement no mu gihe cyose la période ya l'attente bakaba bafite abantu bakurikiranwa babafasha babakonscientiza bababwira ko uyu mwana nubwo waje kumukorera ukiriya ni victime ibyabaye nta part de responsabilité yiwe urabyumva wagize ubuhanya wemera ubwo nurangiza kora prise en charge y'umwana abo nabo bafite ko bagenda bafashwa izo n'izindi case nazo zirahaba nyinshi cyane ariko ga ibyo byibuze bifite un peu d'explication nako ni ukugwara ariko uriya muntu rero kubera ryahungabana n'aba yagize
iyo abona wa mwana ahita amubona ko ari wa muntu wamuwabije sexuellement akumva wa mwana nyine aramwanza avuga ati sinorera umwana w'umuntu wampemukiye kuri umwana arimwo aratraversa ibyo atazi nta ruhare rw'umwana wakoze amakosa nti wifashe ubyaye umwana n'imbora n'umukobwa utarashaka umwana ntacyo agomba gusibire wewe utaramenye icyo ugomba gukora utarafashe izamu yawe iyo mwana kuramurenga hawa wundi gawa ufite umwana wavutse ku mugabo urumva ko nikijya mubwira gati abaye adafite ibyo ngibyo kuko hariya kugira ngo abantu bamenye ngo bavuga ngo twaragwaje umugabo yaragwaye umugore yaragwaye umwana yaragwaye c'est pas vrai n'ingwara zindi nakubwira reka ibi bya santé mentale twebwe twagiye dukora un projet humanitaire twari dufite yari y'imyaka 5 na nyuma je naje kuva muri iyo organisation ariko dusize kiya ekora indi 5 yari projet ya 10 iyo projet ya 10 icyo byari bishinzwe kwari urwamo yari projet d'intégration des soins de santé mentale dans les soins de santé primaire no kuvuga iki uhereye hano ku ma centre de santé hariya hariho umuganga infirmier natangire yite ku bantu bafite ibibazo byo mu mutwe umuntu kuvuga ngo afite ikibazo cy'umutwe yagwaye umutwe tiyumve gusa ko ari para agomba kumuha umuntu kuhavuga ngo estoma n'ibindi migongo niyumve ko hari ibintu byinshi akwiriye kubaza akamenya ngo ese uyu muntu afite ingorane ki igihe gituma avuga ko afite ingorane y'umutwe niki iyo agumye gukurikirana rero ageraho agasanga ikibazo umutwe ni sinya ariko si kose urabyumva none izo projet kwara kuvuga ngo tugende dukore les soins de santé tuzentegere muri soins de santé primaire kugira ngo abagwayi baza bitabwaho uhere hariya ku buvuzi bw'ibanze ubutanga na centre de santé ivyo none narengubwiye ngo ahantu hose il fallait placer des psychologues twe twaraforma les infirmiers les médecins tukabaforma kugira ngo bamenye kuvura ziriya ndwara zo mu mitwe bigihereye hariya noneho ibyo byose impamvu yatuma tubikora kwaro kugira ngo bariya nibazoza bakira abagwayi ubundi ni nayo traité bigoye urabona hano umuntu ari consultation aravuze ngo arashusha ibiki barakora muri labo kera babazanye ibisubizo naho kugira prise en charge psychosocial des séances nyinshi zifata umwanya zifata igihe abantu bazavuga même les infirmiers bari formés muri izo domaine ariko ibintu byose rero abantu nibagira umuco wo kwitunga ni byiza bizabafasha kugira ngo ntibisange mu bibazo kandi hari aho ubufasha nico ngicyo nico norangiza muri abantu ikintu cyose kitagenda mugerageze mwitura abaganga mugerageze murebe abaganga mureke kugira umwanya muri guta kuko nje naravuze ati amasengesho ndayizera afite imbaraga zirenze ibindi bintu byose ariko ntakuraho ko umugore agomba kuja kwa muganga umuntu naje kwa muganga dusenge byose bizagenda neza apana ko mureka situation kideteriora akaza asubira aja kwa muganga ntacyo bakimusubira ariko ibintu byose niyo nakubwiye ngo iyo bikurikiranwe birafashwa kandi bikagenda neza urakoze cyane turagushimiye kandi turumvishije n'abantu bafite ibyo bibazo cyangwa se bafite abo bantu mu miryango bagende babatware ku bitaro bamenye ikibazo nibasanga nta kibazo bafite abo bantu bakurikiranwe n'abakanisa
bakurikiranwe n'imiryango. Umuntu areke kwamba yiha ngo nije mubyeyi n'intonse umwana n'ibyanje. Oya, umwana n'umuryango, umwana n'uw'igihugu, umwana n'uwitorera. Abo bantu bakurikiranwe kugira ngo ico kintu bagikosore, uwo muco uhave wo kutonsa abana. Rero turashimye cyane, mwakoze. Hanyuma n'abadukurikiye tukomeje kubashima uburyo mukomeza kutwereka yuko muri kumwe natwe, kandi Imana ikomeze bamugisha. Turabashimiye cyane.